dufite ikibazo, abantu barashaka gukira indwara ariko ibyaha bakibifite, abantu barashaka gusubizwa ibyifuzo bafite ariko bakikoreye ibyaha, ariko unashaka gutangariza ngo uhanganye nacyo, uwo ni umusozi. Ufite intambara uri kurwana, uwo ni umusozi. Hari ubuzima wicayemo ubwawe, uwo ni umusozi ukuri imbere. Imana nitubwiye neza rero, haracyariho ibyiringiro by'uko wasenga uwo musozi w'ikigeragezo ukabasha kwimuka. Imana ishimwe. Hari imbaraga zimura umusozi rero, hari imbaraga zikura ibibazo mu nzira, hari imbaraga zinyeganyeza ibyo byose. Ariko reka mvuge ku ijambo rivuga ngo hari ibidakurwaho nuko wizeye, hari ibidakurwaho nuko wasenza y'itanu, hari ibidakurwaho nuko wasenza y'iminsi 10, hari n'abagera mu minsi 30, hari n'abajya mu minsi 40. Ndashaka kubwira ngo ushobora gusenga n'iminsi 40 cyakigerageje kabuze kikaguhagarara imbere, ariko nje kubwira iby'itegeko rikora. Imana ishimwe. Oh haleluya. Koresha itegeko mu izina rya Yesu. Muri uyu mwaka wa 2024 hari ibyo tugomba gutegeka. Reka gusenga amasengesho menshi warayasenze. Dufite abantu bategeka abantu amasengesho. Kajya ku muntu wategera usenga 2, kajya kwa kagenda usenga 3, kajya kwa 3 usenga 5, ugasanga abantu batagangajwe n'amasengesho. Ariko nje kubwira iby'itegeko rikora duhagaze mu ijambo ry'Imana. Dufisobanukirwe neza, ariko ndashaka kugira ngo muri uku kwezi kwame kutari kwarangira, egera Imana wikiranure nayo, numura kwikiranura nayo yongere kugarukeho. Kwamenye ngo Yesu yageze Kaperinaumu, bimenyekana yuko ari mu nzu, bimenyekane ko Yesu ari muri wowe, bimenyekane ko Yesu mugendana, bimenyekane ko uri umukozi w'Imana udapfa kubesha gusa. Hari abari kubesha, ariko urashaka kubwira ngo bimenyekane ko Imana iri kumwe nawe, bimenyekane ko Imana igendana nawe. Nirangiza haleluya igukuka bize gutanga numva umwuka nzanira amazina y'abantu ndayavuga. Abantu bamwe barampamagara ngo ntabwo nakagombye kuvuga amazina y'abantu ngo nyature, ariko ndababwira ngo niko umwuka yantegetse. Imana ishimwe. Hahise icyumweru umuntu arampamagara avuga ngo hari izina wavuze uri guhanura, ati burya iryo zina ni iryanjye kandi nabo yitangaza cy'Imana. Oh haleluya. Imana yarantangara. Uzi kumenya n'utubyimiriro batwita. Imana iratuzi, nawe Imana irakuzi. Oh haleluya. Ishobora gukora ibitangaza ikoresheje izina ryawe kubera ko rirazwi. Iyi Imana yavuze izina ntabwo yitiranya amazina, kandi ivuga n'ikibazo cya nyiri iryo zina. Imana ishimwe. Umuntu aravuga ati hari izina wavuze, none Imana yakoze itangaza kuko iryo zina aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'isi, ibice bitandukanye by'igihugu, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo, mwese mwumve ko tubasuje kandi tubifurije ineza y'Imana n'imigisha y'Imana yose mu byo mukora byose. Inepo kuri mikoro basuhuza, ariko uyu munsi ntago ndi kumwe njyenyine, ntago ni njyenyine, ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Muri kumubona muri screen zanyu, no bwa mbere tumwakiye ku Musaraba TV, ariko kandi muramumenyereye kuri Shalom TV. Twifuje ko twaganira naye ku ijambo ry'Imana, n'umukozi w'Imana, n'umwigisha mwiza, n'umuvuga ubutumwa mwiza. Twifuje ko uyu munsi yaza tukaganira namwe cyangwa se akabaganiriza ku ijambo ry'Imana. Reka ntangiye mu ikaze mu kiganiro cyacu. Uraho neza? Muraho nepo. Amakuru imeza ndabona meze neza cyane rwose. Mwaka mushya. Yego nawe mwaka mushya. Imana irakurinze. Imana irandinze. Ndimo ndagenda mbona koko kwayo bushye. Ndi kubibona ariko n'ubibona no kubona muri screen wese arabona ko ntacyo wayishinje. Nibyo. Ntacyo wayishinje. Umwami Yesu nkunda ndamahoro. Uramahoro. Ndamahoro no kwiko Imana. Imana ishimwe cyane. Amina. Nari ngukumbuye. Nanjye nuko. Wenda abantu bashaka ko bavuga ati ntago twamona ku Musaraba TV ko nge turaziranye.
bajya bumva rimwe na rimwe yagiye nkuvuga ntibakuzi bwo ngubwo baranzi kandi n'abatanzi uhereye kano kanya batangire bamenye bakomenye mu izina rya Yesu. nitwa Theoneste ntirenganya cyangwa se Papa Joel ku izina ry'uburezi. Ariko hari akantu kajya kabanza ku izina ryawe muri no minsi kabanza ka E na V, evangeliste Theoneste. Yego. Theoneste, twishimiye rero kubana nawe mu kiganiro cy'uyu munsi. Hagati hajya nakwifurije umwaka mushya muhire. Wawe unyifurije kandi nawe nakwishyuye. Imana ishimwe cyane. Theoneste, uyu mwaka se utangiye gute? Nawutangiye neza. Ndi mu mwuka ni mu bihe byiza. Yego. Ariko umwuka nawugiyemo ndahantu hatuje. Uri umurokore, abarokore benshi akenshi iyo muri gutangira umwaka murara mu byumba by'amasengesho, murara mu nsengero, muramusenga mubaza Imana ngo ibamenyeshe amakuru y'umwaka mugiye kwinjiramo. Ese umwaka muza amakuru yawe nayahe, ese muzitware gute? Ibyo ni ibanga ry'abarokore mujya mu mbere ko mwinjira mu mwaka mubanza mugasenga. Ayo masengesho nawe waba uri mu mubare w'abantu bayasenze ku itariki 31 buracyari ku itariki ya mbere? Yeba narayimo bwari bugiye gutandukana. Cyane rwose narabyinnye ndahimbaza nuzura umwuka wera. Mu yandi magambo wari uri mu gitaramo nawe uri gusengera umwaka. Narataramye kabisa ndakesha. Amakuru se y'umwaka muri iryo joro Imana yaguhaye kuko nzi kuri mu bantu bajya bavugana n'Imana. Icyame no ko Imana izatugira neza. Kandi ibimenyetso tujya tubibona buke nubwo ukwezi kwa Matuki kurimo ariko tujya tubona kugira neza kw'Imana. Uyu munsi ni tariki esheshatu kuva ku itariki ya mbere kugera ku itariki esheshatu. Hari ibyo mumaze kubona byo Imana izatugirira neza. Umaze kubona. Kandi bifatika. Haleluya. Amen. Ufite ikimenyetso nawe kirenze kimwe cy'uko Imana izatugirira neza muri uyu mwaka. Bari badukurikiye gato gatoya hari abantu bari kugenda bavuga ngo umwaka ngo ibyago ngo n'ikibiki mbese bacu bikuba. Ariko ijambo ryamo ngo duhumuriza abantu. Yego. Tubahumurize ni Iteka avuga. Abantu ni bakiri humure by'uko uyu mwaka tuzawurya tukawarangiza. Hari akantu abanyarwanda bajya bavuga ngo umwaka muzawurye ntuzabarye. Natwe twanze ku mwaka uzarya abantu mu izina rya Yesu. Uya tuzawurye twebwe ntabwo uzakurya. Kandi urumva ko nimba wari mu by'amasengesho ku Imana yakubwika bati uyu mwaka ni mwiza, ni umwaka wo gutabarwamo n'Imana, ni umwaka wo kurengerwamo n'Imana, ni umwaka w'ibyiza. Twabyizeye ubundi. Uza kimwe cyo ngomba kwibutsa abantu. Hari uwacu yize kuvuga ngo iyo dutangiye dusebora no bonane tuba ngo turanyuma tuye kwinjira mu wundi. Aravuga ngo no kwinjira mu ishyamba utazi icyo uzahuriramo nacyo. Ndakuri ngo tuba twinjiye mu ishyamba tutazi icyo tuzahuriramo nacyo. Ariko mwe mwarasenze. Wibyuze n'ibyo umunsi ariko byejo ntabwo bizi. Niyo mpamvu abantu bagomba kugira irekora ry'ibyejo. Muri ya masengesho mwageze mireka kandi no hari n'ijambo ugiye kuduha mu ry'Imana gwe ndakeka yaregoye kuri ya masengesho yo 31. Ndumva ibyo ndi gukeka ngo nicyaye ko bino nibi bicyaha. Yego. Theoneste, twishimiye kubana nawe rero, reka tugusabiraneho usenga Imana ubundi twinjire mu kiganiro cyacu uko umwuka gushoboza. Imana data twese turagushimiye kandi turacyakubaha ko tuzakomeza tukubahe kugeza igihe kirangiye cyacu kubaho ku isi. Ntabwo tuzigera data twese nyine tugutira umugongo ahubwo turagukurikiye mu izina rya Yesu. Aka kanya ku itariki y'esheshatu z'ukwezi kwa mbere 2024 turasenze tuvuga ngo Iteka ngwino bane natwe kandi usibye n'uyu munsi n'uyu mwaka uzaba natwe mu izina rya Yesu, kubera ko muri ibyo yavuze ngo kuturinda wabigize inshingano, kuturinda rero ni inshingano zawe, komeza kutubeshaho mu izina rya Yesu kandi uko bukeye uko bwije abari kuzayidukurira ibisitaza mu nzira mu izina rya Yesu. Amen. Karibu rero bakunzi bankurikiye, reka tuganire ijambo ry'Imana. Ndumva ndi mu mwuka wo kubabwira ijambo ry'Imana kuko nasomye birambwira ngo abikiye bakeneye ijambo ry'Imana. Wowe nkurikiye aho uri hose, yaba mu gihugu cy'u Rwanda, yaba muri Aziya, yaba i Burayi, ku migabane yose igize isi, ndabizi neza yuko ukunda ijambo ry'Imana. Nepo mwibutse akantu gatoya, ubundi nubwo harimo abantu badasenga, ariko isi yose uko tuyibona ibeshejweho n'amasengesho, kubera ko n'udasenga hari abamusengera.
Imana ishimwe rero. Amen. Reka mvuge ngo abantu basenga nibongeremo akabaraga mu izina rya Yesu, kuko Imana yadushyigikiye mu izina rya Yesu. Reka tuganire ijambo ry'Imana, ntabwo ndi butinde, ariko niba ngombwa ndatinda. Nta kibazo mfite cy'amasaha, nta kibazo mfite cy'igihe, niba ngombwa ndatinda, ariko ndi umuntu ushaka gutinda cyane kubw'impamvu runaka. Dusome ijambo ry'Imana rero dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu, umwanditsi ni Reka, Mariko, turasoma Mariko, umwanditsi ni Mariko, ibice bibiri. Ndashaka gusoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri, nsimbuke nsome umurongo waho wa 10 n'uwa 12, niho ndi busore. Yego. Ngaya magambo numva nshaka kugira ngo tuvugeho. Reka nsabe umukozi w'Imana Nepo amfashe gusoma ni umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Mariko umurongo wa Mariko ibice bibiri, umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Yego. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yesu akize ikirema gihetswe n'abantu bane. Yesu akize ikirema gihetswe na bane. Nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu. Bimenyekana yuko ari mu nzu. Benshi bateranira aho buzura inzu. Barenga no mu muryango. Nuko ababwira ijambo ry'Imana. Simbuka usome ku murongo wa 10 n'uwa 11 n'uwa 12. Umurongo wa 10. Ariko nimumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe. 12. Arabyuka yikorera ingobyi ye, uwo mwanya asohokera imbere yabo. Nuko bose baratangara bahimbaza Imana, baravuga bati, bene ibi nabyo ntabwo twigeze kubibona. Imana ishimwe. Yeah. Oh, haleluya. Amen. Ndashaka kuvuga kuri amagambo ho gatoya. Bene ibi. Reka tugani abantu bateze amatwi bakunda ijambo ry'Imana, cyangwa se abanyamasengesho, abahanuzi bakunda guhanura, abakunda kwerekwa. Ndashaka kuvuga kuri iri jambo ngo nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu, ngo bimenyekana yuko ari mu nzu. Garuke ku nzu, bibutse ko uyu mubiri wacu cyangwa se ukuntu umuntu akoze, turi inzu z'Uwiteka, turi insengero z'Umwuka Wera. Imana ishimwe. Amen. Haleluya, haleluya. Noneho rero Yesu ngo hahishe iminsi ngo yongera gusubira i Kaperinawumu. Ni ahantu yarazi. Yesu yagendaga ahantu azi. Imana ishimwe. Mbibutse ko muri umwaka wa 2024 Yesu ari kugenda ahantu azi. Haleluya. Amen. Yesu ari kugenda ahantu azi. Imana ishimwe. Noneho rero ngo aza gutekereza asanga i Kaperinawumu ntabwo haheruka. Hari ahantu adaherutse. Noneho rero ngo yumva yasubirayo. Ngo aragenda, ngo hari inzu yinjiyemo, ngo bimenyekana. Mbibutse ko ahantu Yesu yagiraga byamenyekanaga. Imana ishimwe. Ngo bimenyekana yuko ari mu nzu. Ngo bamaje kumenya inzu Yesu yinjiyemo, ngo nuko barabwirana, batangana amakuru, barahurura, baraza ngo buzura muri ya nzu. Ngo bamaje kuzura, ngo abantu babura ahantu bajya. Ngo bamaje kuhabura rero, ngo bamwe bahagarara no mu muryango, bandi bahagarara mu mbuga no mu gikari. Nuko aho hantu hose ngo huzura abantu. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Ndashimira Kristo yuko inzu yose yinjiyemo bimenyekana. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Inzu yose Yesu yinjiyemo biramenyekana. No muri ngi Kaperinawumu yinjiyemo abantu barabimenya. Imana ishimwe rero. Yesu rero ngo aragenda akora igikorwa cyari cyamuzanye, akora kuvuga ijambo ry'Imana, akora gukiza abantu. Ngo nuko hari umuntu wari ufite uburwayi, yarabumanye igihe kirekire, yarabuze umuntu umufasha. Hari abantu muri iyi minsi ya none babuze ubufasha, bari aho ngaho. Ngo nuko haboneka abagabo bane, ngo baratekereza ngo ko twamenya amakuru y'ahantu Yesu ari, ni iki twakora?
Bibiliya nuko tutasomye iki gice cyose, ariko Yesu ngo agiye gukiza umuntu ngo yabonye kwizera kw'abamuzanye. Mbibutse iki kirema ntabwo cyari gifite kwizera ko cyakira. Hari igihe kigera umuntu agatakaza byiringiro yuko ashobora gukira, agatakaza ibyiringiro ko ashobora kubona umugabo, agatakaza ibyiringiro byuko mbese no kuvuga ngo hari igihe kigera ibyiringiro bigakamuka mu muntu. Imana itubwiye neza. Ariko noneho ngo abantu bane ngo baraganira, baricara baratekereza ngo ni iki twakorera mugenzi wacu, ngo bafata icyemezo cyo kumuheka kuko bari bamenye ahantu Yesu n'inzu yinjiyemo. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo nuko ngo bahuza inama, bashaka ingobyi ngo bashiremo cya kirema, barakikorera, ngo baragenda bageze kuri ya nzu Yesu arimo, ngo babura aho banyura kubera ko abantu bari benshi. Ntabwo rero kubera abantu bashaka Yesu, ntabwo bari kubabwira ngo nimureke dutambuke, uyu muntu afite uburwayi bukomeye cyane, mureke tumunyuzeho. Bose bari bafite ibibazo, buri muntu wese ku giti cye yari afite ikibazo. Imana ishimwe. Kandi buri ikibazo cyanjye nicyo gikomeye kurusha icyawe, kimwe n'uko icyawe aricyo gikomeye kurusha icyanjye. Bivuze ngo buri muntu rero amenya ikibazo cye. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Buri muntu wese amenya ikibazo cye. Ushobora kurwaye ukuguru, urimo urataka ukuguru kwakujengereje, nge nkaba ndwaye umutwe nanjye wanjengereje, ariko twese turarwaye. Ukuvuga ngo ninjye ubabaye ngewe urwaye umutwe, ariko nawe niwe ubabaye urwaye iki? Akaguru. Bivuze ngo buri muntu wese amenya ikibazo cye. Imana ishimwe. Amen. Kwihute rero. Ariko abantu bane ngo baragifata baragitwara, ngo bageza muri inzu Yesu arimo basanga nta hantu bari buce, ngo bahuza inama yo kurira inzu. Imana ishimwe. Oh haleluya. Ngo bahuza inama yo kurira inzu, ngo barangije ngo inzu barayurira, bageze hejuru y'inzu ngo bamenya Yesu ahantu aherereye, ngo bakura ibati ryaho Yesu aherereye. Ntabwo mbizi nimba ari ibati, ntabwo mbizi nimba ari itegura, ntabwo mbizi nimba ari ibyatsi, dore ko kera hari inzu z'ibyatsi zabagaho no mu gihugu cyacu. Hari abantu bafite inzu z'ibyatsi, ariko ngo basambuye ahaherereye naho Yesu ahagaze. Imana ishimwe. Ngo barangije gusambura, ngo bamanuriramo ya ngobyi, ngo barayimanura bayitereka imbere ya Yesu, barangije barigendera. Haleluya. Amen. Igisigaye cyari Yesu n'umurwayi. Yesu ngo yitegerere icyo kirema, ngo n'ukuntu kiryamye muri iyo ngobyi, ngo atekereza n'ukuntu kihageze, ngo ntabwo yarebye kwizera kw'icyo kirema, ngo ahubwo yatangajwe no kwizera kw'abamuhetse. Imana ishimwe. Amen. Haleluya, haleluya. Ngo atangazwa no kwizera kw'abamuhetse, ngo arangije nta kindi kintu yabwiye ikirema, yakibwiye ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Dufite ikibazo, abantu barashaka gukira indwara ariko ibyaha bakibifite. Abantu barashaka gusubizwa ibyifuzo bafite ariko bakikoreye ibyaha. Ariko nashaka gutangariza ngo nimba ukikoreye ibyaha, banza ukira ibyaha, ibindi bize nyuma. Imana ishimwe. Tugaruka ku bantu bari aho ngaho, ngo hari abafarisayo. Mwibuke ko mu gihe cya Yesu hari abitwaga abafarisayo, hari abitwaga abasadukayo. Nuko ngo bamaje kubona ibyo Yesu avuze, ngo bose baratanga ngo uyu ni muntu ki ubasha kubabarira ibyaha. Arangije no kumva ayo magambo, dore ko bayivugiraga mu mitima yabo batabyeruye, ariko Yesu yamenyaga ibiri mu mitima y'abantu. Imana ishimwe. Ngo arangije ku murongo hepfo twasomye, ntabwo nashatse gusoma aya magambo yose, ariko ngo amajije kubimenya atera amagambo ngo ariko nimumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira ibyaha. Imana ishimwe. Ababwira ko umwana w'umuntu afite ubutware bwo kubabarira ibyaha. Ngo amaje kubabwira gutyo, irindi jambo babwira ngo nuko abwira icyo kirema ati ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Imana ishimwe. Ndashaka kuganiriza abantu baneze amatwi
Yesu yabwiye abigishwa babo ngo mwagira kwiza kungana ko tukasinape mwabwira umusozi wikimurwa ugatabwa mu nyanja. Mfite amakuru umuntu agiye gusengera umusozi ngo yizera ko uri buhave wari umubangamiye cyane. Iyo umusozi yawugeragaho hari inzira itahiwe, ngo noneho kubera kuntu uwo musozi wazamukaga ngo yumva arabangamiwe, ananizwa nuko yahageraga akazamuka uwo musozi muremure. Noneho ngo yarazamukaga akamanuka akinjira iwe, yava niba agiye akongera akawuzamuka akawumanuka. Arangije ngo afata amasengesho aravuga ngo hari icyo Yesu yavuze ko nitwize twangana wakabuto kangana ka sinapi tuzabwira umusozi ukimuka ugatabwa mu nyanja. Ashingiye ku mvune rero n'ingendo yakuraga azamuka umusozi, ngo agira ikibazo ngo umusozi ngiye kuwusengera mpaka wimutse. Haleluya. Ntabwo bikunda ngo yarasenze arasenga umusozi wanga kunyeganyega. Ariko mbibutse ko umusozi Yesu yavugaga ni ibigeragezo. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Ufite ikigeragezo uhanganye nacyo, uwo ni umusozi. Ufite intambara yo kurwana, uwo ni umusozi. Hari ubuzima wicayemo bwawe, uwo ni umusozi ukuri imbere. Imana nitubwiye neza rero, haracyariho ibyiringiro by'uko wasenga uwo musozi w'ikigeragezo ukabasha kwimuka. Imana ishimwe. Hari imbaraga ziri muri umusozi rero, hari imbaraga zikura ibibazo mu nzira, hari imbaraga zinyeganyeza ibyo byose. Ariko reka mvuga ku ijambo rivuga ngo itegeko Yesu yakoresheje. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Hari ibidakurwaho nuko wizeye, hari ibidakurwaho nuko wasenza y'itanu, hari ibidakurwaho nuko wasenza y'iminsi 10, hari n'abagera mu minsi 30, hari n'abajya mu minsi 40. Ndashaka kubwira ngo ushobora gusenga n'iminsi 40 cya kigeragezo kikaguhagarara imbere, ariko nje kubwira igitegeko rikora. Imana ishimwe. Oh haleluya. Koresha itegeko mu izina rya Yesu. Muri uyu mwaka wa 2024 hari ibyo tugomba gutegeka bikava mu nzira. Hari ibyo tugomba gutegeka, duhagaze mu butware bw'ijambo. Haleluya. Hari ibyo tugomba gutegeka bikatuva imbere. Hari ibigeragezo byawe yakaraha kajyahe ugasanga byiziritse ku munagwe muvaho. Yarasenza, hari n'ababyita ngo ni Karande iwabo, ugasanga amafaranga yabamazeho ngo barimo barikuzaho za Karande. Ejo bagasanga abakozi b'Imana ngo dufite za Karande, ngo tanga amaturo tukureho Karande, bandi tanga ibinini. Mbese ugasanga abantu amafaranga yabashizeho ngo barashaka gukurwaho za Karande. Ariko nje ukubwira ngo hari itegeko rikuraho ikigeragezo. Imana ishimwe. Amen. Bivuze ngo mu ijuru dufite ubutware, dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye nk'uko yatubwiye. Aho ku musaraba haturuka iriba rimara inyota. Imana nihimbazwe rero. Amen. Bari banuriza amatwi bankurikiye, ndashaka kubabwira ngo hari igihe dusenga, hari igihe twizera, ariko hari igihe dukoresha itegeko ibyo twari duhanganye nabyo bikavaho. Imana ishimwe. Ushobora kumva uti kuki Yesu yari afite ubutware, Yesu yari Imana, Yesu yari umwana w'Imana, nicyo cyatumye ategeka uyu murwayi arakira, nicyo cyatumye ategeka. Ariko bashaka kubwira ngo hari ijambo yabwiye abigishwa, aravuga ngo unyizera azakora ibiruta ibyo nakoze. Imana ishimwe. Ndashaka kubabwira ngo hari ibyo wasengeye 2023 biranga, kandi wari wasengeye 2022 bikanga. None twinjiye mu mwaka wa 2024. Ndashaka kubwira ngo heri aka kanya ukinyumva, koresha itegeko mu izina rya Yesu. Koresha itegeko ibintu bihinduke, koresha itegeko ibyari byanze bikunde, koresha itegeko mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka gusenga amasengesho menshi warayasenze. Dufite abantu bategeka abantu amasengesho. Kajya ku muntu bategeye usenga 2, kajya kwa kagiye usenga 3, kajya kwa gatatu usenga 5, ugasanga abantu batagangajwe n'amasengesho. Ariko nje kubwira ibyitegeko rikora duhagaze mu ijambo ry'Imana. Dufite ubutware, dufite ubushobozi iyo twize amagambo ye nk'uko yatubwiye. Hagara mu butware bw'ijambo ry'Imana. Izere banzu urebe ko wowe ubwawe nta rubanza ufitanye n'Imana. Ukoresha itegeko mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen.
iki nicyo numva mpatwa kubwira abantu bo muri iyi minsi kugira ngo bahindure amasengesho ahubwo bakoresha itegeko mu izina rya Yesu. Amen. Imana ihimbazwe rero. Ngo Yesu ngo abwira iki cyema arakibwira ngo ndagutegetse mu izina rya Yesu. Ntabwo avuze mu izina rya Yesu, ariko wowe hagarara mu izina rya Yesu uvuge ngo ndagutegetse, wakigerageza we ndagutegetse, waba ukenewe ndagutegetse, waba ugumbawe, wowe ubwawe n'umusaraba wawe n'ikibazo gihagaze imbere yawe n'umusozi ukubangamiye, tegeka mu izina rya Yesu. Tegeka. Zerubabeli ngo yahuye n'ikibazo arangije ngo ahiga umuhigo, aravuga ngo ntabwo nzava ngaha iki kibazo mfite kitarangiye. Ntabwo nzi iminsi yasenze, ariko icyo nzi neza nuko yahamye aho ngaho arasenga umusozi umubana umusozi, ikibazo kimubana ikibazo, ngo abura n'ubutabazi, ngo ariko ngo agiye kumva kubera ko yagumye mu masengesho, yagumye gutegereza Imana, ahagarara ku ijambo ry'Imana, ngo nuko Imana iramanuka ntiyavugana na Zerubabeli, ahubwo ivugana n'umusozi wari uri imbere, irababwira ngo wa musozi we wiyitike imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli, uzahava kandi Zerubabeli azatambuka anezerewe. Imana ishimwe. Haleluya. Amina. Hari ibintu bitubangamira, ariko Imana yareba igasanga dukomeje kwizera, y'ubwayo ikaza igakoresha itegeko, ibyo byari bitubangamiye bikava mu nzira, ariko dufite ubutware bwo gutegeka duhagaze mu ijambo ry'Imana. Hindura amasengesho yawe. Munsi umwe Elisa ngo hatera inzara mu Israheli, ngo abantu baterwa n'inzara, ngo ibintu birakomera kugeza igihe ngo batangiye no kuryana ubwabo, ngo batangira kuryana, ngo bamaze gutangira kuryana, ngo umwami arategeka ngo ese uyu muhanuzi atumara iki mu gihugu? Uyu muhanuzi ko tubona byamucanze, hari igihe abantu batureba bakagira ngo byaraducanze, ariko bashaka kubwira kuguha amakuru. Haleluya. Senga Imana ikugarukeho, igukoresha ibyo gutwara. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ngo nuko ngo arangije aravuga ngo umuhanuzi nawe agomba gupfa mu bapfa, kubera ko mbona nta kintu kimaze, ariko ndashima Imana yatabaye Elisa ngo ahita akoresha itegeko. Nasomye ijambo ry'Imana, nta y'itanu yasenze, nta y'ibiri yafashe, ahubwo yarebye mu ijuru, arangije akoresha itegeko, aravuga ngo umva mbabwire, nubwo ibintu byabacanze, nubwo ibintu byakomeye, ariko ejo nk'iki gihe, haleluya, arishimwe, aravuga ngo ejo nk'iki gihe, ejo nk'iki gihe. Ndashaka kubwira abantu baneze amatwi, nimukoresha itegeko mu izina rya Yesu. Eliya nawe yigeze gukoresha itegeko ngo Ahabu yajengereje Abisiraheli, ngo bashura mu gutamba ibigirwamana, ngo aragenda arabazezengeza cyane, ngo nuko Imana imuzaho arahaguruka, ngo ajya guhura na Ahabu. Oh haleluya. Ngo hageze ngo aramubwira ngo wateje ikibazo cyarabaye, none Ahabu mva kuntu nkubwiye mpagaritse imvura. Haleluya. Ngo kandi nshyizeho ibihe n'imyaka 3 n'amezi 6 imvura itagwa. Akoresha itegeko, imvura igira gute? Ihagarara. Imana ishimwe. Yahagaze mu ijambo ry'Imana, akoresha itegeko, nta y'itanu yari yasenze, nta nubwo yogize yumva ijwi ry'Imana aho tubisoma, ahubwo yahagaze mu butware, arategeka, aravuga ngo imvura niboshya ndayihagarika. Haleluya. Ngo nuko imvura ihera ko kanya irahagarara ntiyongera kugwa, kugeza igihe imyaka 3 yashize n'amezi 6. Ndashaka kubwira abantu z'amatwi, mureke dukoresha itegeko. Hari ibintu byadusuzuguye, hari ibintu byatuvogereye, ariko mbibutse ko hari itegeko ribyirukana mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Ndashaka kubwira abanteze amatwi uhera aka kanya, nimukoresha itegeko tubone impinduka 2024. Ibyanze bizakunda, ibyananiranye bizahinduka mu izina rya Yesu. Nimukoresha itegeko, mupfa kuba nta rubanza mufitanye n'Imana, mupfa kuba mwejejwe mu mitima, mupfa kuba muzi neza yuko nta mutima wacu urubanza mufite. Nimuhagarare mu itegeko, mutegeke bikunde mu izina rya Yesu.
Imana ishimwe rero. Hallelujah. Navuga byinshi, navuga na benshi dukumura mu ijambo ry'Imana bagiye bakoresha itegeko. Mbibutse ko no kugira ngo imvura yongere kugwa, iyo yakoresheje itegeko imvura iragwa. Imana ishimwe. Ndashaka tuganire, mbabwire mwebwe banteze amatwi, nimwubura amaso murebe mu ijuru, murebe ko Imana nta rubanza mufitanye, ubundi muhagarare mukoresha itegeko, ibyanze bizakunda mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana ngo nuko iki kirima kimaje guhaguruka cikorera ingobyi yacyo, ngo nuko kiragenda. Ntabwo mbizi nimba abakizanye bari aho ngaho, ariko nta kintu birayongera kubavugaho. Nimba bari mu iryo teraniro abantu benshi bari barimo, nimba bari babonye uko binjira mu nzu kugira ngo barebe ikorwa, nimba bari bakiri hejuru y'inzu kugira ngo barebe ko bongera kuzamura ya ngobyi, nimba bari bahagaze mu mbuga ngo bashime Imana bafatanye n'abandi, ntabwo mbizi. Icyo tubona ni uko bizeye bakazana ikirema ngo kimajije guhaguruka, ngo nuko abantu bakirebye baratangara. Oh haleluya. Hari ibintu Imana ishaka gukora, wowe nteze amatwi, abari bakuzi bagatangara. Imana ishimwe. Ngo barabwirana, ngo baravuga ngo kuva twabaho, ngo ntabwo twari twabona ibintu ntabwo byari byagaragara. Ndashaka kubatangariza ko mu mwaka wa 2024 hari ibintu bishyashya bigiye kwaduka. Hari imbaraga z'Imana zigiye korana n'abantu bayo, igakora ibintu bitangaza abantu bakavuga ngo ibi ntabwo twari twabibona, ibi ngibi ni bishasha kuri twebwe. Imana ishimwe. Haracyariho imbaraga zo kwizera, haracyariho imbaraga z'itegeko. Hari umunsi nzababwira iki itegeko rikora n'icyo kwizera gukora kugira ngo mubisobanukirwe neza. Ariko ndashaka kugira ngo muri uku kwezi kwambe gutari kwarangira, egera Imana wikiranure nayo, numara kwikiranura nayo yongere kugarukeho. Kwamenye ngo Yesu yageze Kaperinaumu, bimenyekana yuko ari mu nzu, bimenyekane ko Yesu ari muri wowe, bimenyekane ko Yesu mugendana, bimenyekane ko uri umukozi w'Imana udapfa kubeshabesha gusa. Hari abari kubeshabesha, ariko urashaka kubwira ngo bimenyekane ko Imana iri kumwe nawe, bimenyekane ko Imana igendana nawe. Nirangiza haleluya igukoresha iby'ubutwari, igukoresha ibikomeye, abantu batangazwe n'ibiri gukora, bavuge ngo mbese ibintu byakozwe nani, byakozwe n'umukozi w'Imana, ariko ni ubwa mbere tubibonye. Ibintu bitangaza abantu. Imana ishimwe. Abantu baratangaye, bamaze gutanga ngo twabaho nibwo bwa mbere twabona ibintu nk'ibi. Imana ishimwe rero. Boneza amatwi, ndashaka ko dusengana Imana, ariko nkubwira ngo uyu mwaka wa 2024 koresha itegeko, ibyanze bizakunda. Imana ishimwe. Kubera ko nasaze nta kintu na kimwe kinanira itegeko, nta kintu na kimwe kinanira itegeko. Itegeko rirakora, na bugingo n'ubu rirakora. Ndashaka mbabwire ngo nimureke dukoresha itegeko, ibyanze ku buzima bwacu bikunde, ku buzima bwawe byananiranye byemere. Nukoresha itegeko bizakunda. Dufite ubutware bwo gukoresha iryo tegeko, kandi umwuka w'Imana ari kumwe natwe. Mbibutse ko Yesu yavuze ngo tuzakora ibiruta ibyo nawe yakoze, kandi akorera ahantu hatoya, amaje kujya mu ijuru ngo yohereze umwuka wera kugira ngo dufashe iyo mirimo. Kandi twebwe dufite igihe kinini cyo gukora. Nimureke muri uyu mwaka wa 2024 dukoresha itegeko, ibyanze bikunde mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana. Wowe nteze amatwi, wapfuka amahuri, wowe ugenda muhanda, waparika imodoka ugasenga Imana, wowe wicaye muri ofisi wawe wafata gahe. Ndabizi neza ko hari ibikubangamiye, ndabizi neza ko hari ibikuguye, ndabizi neza ko hari intambara iri kurwana, ariko haleluya tugiye gusenga Imana kugira ngo aka kanya bimenyekane mu izina rya Yesu. Ejo bundi hashize hakigano ije gutanga, numva umwuka nzanira amazina y'abantu ndayavuga. Abantu bamwe barampamagara ngo ntabwo nakagombye kuvuga amazina y'abantu ngo nyature, ariko nababwira ngo niko umwuka yantegetse. Imana ishimwe. Hahise icyumweru umuntu nampamagara avuga ngo hari izina wavuze uri guhanura, ati burya iryo zina ni iryanjye, kandi nabo yitangaza cy'Imana. Oh haleluya. Amen. Imana yacu iracyakora, kandi Imana yacu ifite amazina.
ifite amazina yacu irayazi, amazina yacu ababyeyi batwize tubatizwa twiswe. ndashaka kubwira ngo amazina yacu yabwiye Yeremiya avuga ngo nakumenye ntarakurema. haleluya. ngo ndangije mushyiriraho ko umuhanuzi uhanurira amahanga. mbibutse ko buri muntu wese Imana iramuzi kandi izi n'amazina ye. Imana yarantangaje. uzi kumenya n'utubyiniriro batwita. Imana iratuzi, nawe Imana irakuzi. haleluya. ishobora gukora ibitangaza ikoresheje izina ryawe kubera ko rirazwi. iyo Imana yavuze izina ntabwo yitiranya amazina, kandi ivuga n'ikibazo cya nyiri iryo zina. Imana ishimwe. umuntu uravuga ati hari izina wavuze none Imana yakoze itangaza kuko iryo zina ni iryanjye. Imana ihimbazwe rero. ubwo rero abantu bafite ikibazo cy'amazina ni mu kivane mu bitekerezo byanyu. hari igihe biba ngombwa tukayavuga cyangwa se ntituyavuge, ariko ntabwo bitubuza guhanura ngo Imana ikore ibyo yagambiriye. ese wabwirwa n'iki ko ari weho ndi kubwira ntakuvuze izina? Imana itubwiye neza rero. kimwe nuko nahanura nkabivuga navuze izina, kandi Imana igakora imirimo yayo. mbibutse ko igiduhagaritse ahangaha, igitumye tuvuga ijambo ry'Imana ni ukugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza. niyo mpamvu tuza hano ku mashusho media. hari abavuga ngo si ngombwa guhanurira kuri kamera, si ngombwa kuvugira kuri social media, ariko nje kubabwira ngo ni ngombwa. hari abakeneye gukira, hari abakeneye gukizwa biciye muri social media. Imana ishimwe. kuko nubwo twagira amafaranga, nubwo twagira amatike ahagije, ntabwo mwese twajya tubagereraho muri. Imana ishimwe. oya, ntabwo twajya tubagereraho rimwe, ntabwo twajya tubashyikira. ahubwo umva nkubwire wowe nteze amatwi, nushaka ukunde social media, kuko Yesu yavuze ngo ubutumwa bwiza numara gukwira isi yose nibwo imperuka izaherako ikaba. mbibutse ko Yesu ari hafi kuza. Imana ishimwe. haleluya. uricara hano ukabwiriza isi, umuntu aho ari hose akumva ijambo ry'Imana. ariko reka mbanze nkubwire, ntabwo insengero zo mu isi zose nazigendamo, ntabwo byakunda. ariko wowe ugiriwe umugisha wo kunyumva, tega amatwi ijambo ry'Imana. hari imbaraga umuntu akoresha, hari itegeko umuntu akoresha, ibintu bigahinduka. Imana ishimwe. haleluya, haleluya. niyo mpamvu rero abakomanta ku mashusho media, nubwo hari abatwika bandi bakavuga ibyo bishakiye, ariko nkuzaniye amakuru avuga ngo koresha itegeko n'iry'Imana yaguhaye. Imana ishimwe. haleluya. koresha itegeko, ibyanze bikunde. koresha itegeko, ibyo wasengeye bikanga muri uwo mwaka bikunde mu izina rya Yesu. dufite amakuru ibyo twasengeye ntibyakunda, ariko dukoresha itegeko ibintu birakunda. nawe rero uhereye aka kanya tangira usaba Imana iguha imbaraga kandi iguhishurire ukoresha itegeko, ibyanze bikunde mu izina rya Yesu. tugiye gusenga n'Imana muri aka kanya. mbibutse ko iri jambo riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko, ibice byaho 2, niho aya magambo uzayasanga. nushaka kwisoma uzisomere, nushaka iki gice cyose uzakirangize, ariko icyo umwuka muri kuvuga ni icyo ngicyo. Imana iguha umugisha. reka dusenga Imana muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. amen. Data, turagushimiye, tugushimiye ko uri Imana yacu, tugushimiye ko uri Data wa twese mwiza, uzi intege nke zacu. niko muri yavuze ngo ariko ngura dukuyakuyuka turinda Satani. Satani muri iki gihe yarahagurutse. Satani yakojeje umurego mu bakozi b'Imana, Satani yakojeje umurego mu bahanuzi, Satani yakaje umurego mu bantu hafi ya bose. ariko twamenye neza yuko azi neza yuko afite igihe gito cyo kubaho mu isi, kuko uri hafi kugaruka, turabizi. niyo mpamvu dusabye kuyoba muri aka kanya. utanga imbaraga ku bakozi bawe, utanga imbaraga ku banyamasengesho, utanga imbaraga mu izina rya Yesu Kristo.
kugira ngo abantu batabarwe n'itegeko ry'Imana, abantu batabarwe n'itegeko ryawe. Wakoresheje itegeko indwara zirakira, wakoresheje itegeko ikirema kiragenda, wakoresheje itegeko ibintu birahinduka, wakoresheje itegeko. Haleluya! Twamenye amakuru yuko no muri iki gitabo cyawe hari abandi bakoresha itegeko ibintu bigakunda. Twasanze no mu mwaka wa 2024 hakeneye itegeko kugira ngo ibintu bihinduke. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Dusengeye ibyanze muri uyu mwaka duhereje inyuma. Reka muri uyu mwaka twinjiyemo ibintu bitangire bikunde, ingumbu ze kubyara mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Cyangwa kwizera mu bantu, ababuze abagabo baha abagabo mu izina rya Yesu Kristo, babuze ubushobozi bubahe, abafite indwara zidakira zikire, ibintu bihinduke. Turashaka ko ibintu bihinduka bikamenyekana ko hari impinduka muri uyu mwaka wa 2024. Mwami, nta kindi cyatumenyesha ko utandukanye n'iyindi myaka, ahubwo ni imirimo n'ibitangaza ugomba kuwukoreramo, kandi turabyizeye mu izina rya Yesu. Urakoze Uwiteka, tangira ukora uhindura ibintu, kandi imbaraga zize ku bantu bawe. Hari abacitse intege kubera ko bavuzwe, guhanura barabiparika. Hari abacitse intege kubera ko bavuzwe, ijambo ry'Imana barishira mu kabati, Bibiliya barayibika. Hari abacitse intege kubera ko bavuzwe, Mana Data wa twese, ariko turasenze kugira ngo wongere usuka impano za abantu bawe, wongere usuka amavuta kubera, wongere usuka amavuta. Haleluya! Bongere bahaguruke, bimenyekane ko umwuka w'Imana barimo, bimenyekane ko imbaraga z'Imana bakorana nazo, bimenyekane ko wabatuyemo. Wowe bwaravuze ngo nzatura muri mwebwe, ngendere muri mwebwe. Uravuga ngo nzababera Imana, mumbere abahungu n'abakobwa. Dukeneye kutura muri twebwe tukagendana. Paulo yandikira Abakorinto avuga ngo kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Turashaka gukorana n'Imana muri uyu mwaka wa 2024. Wowe nyumva, wonteze amatwi, wowe waparitse gusenga kubera ko hari ibyagucanze, wowe utakizera kubera ko byagucanze, wowe utakivuga ijambo ry'Imana kubera ko ibintu byahindutse, wowe utagihanura kubera ko bagupinze, ndagusengeye mu izina rya Yesu. Reka imbaraga z'Imana zikuzemo, Uwiteka azature muri wowe, mugendane mu izina rya Yesu Kristo. Bimenyekane ko umwami Imana ari muri wowe, bimenyekane ko Yesu yagarutse muri wowe, bimenyekane yuko umwuka w'Imana yakugarutseho, bundi ukorera Imana kandi Imana iri kumwe nawe. Ndagushimiye Kristo wera, wowe ushoboje gutambutsa iri jambo kuri aya macano yombi. Reka umwuka w'Imana ashikire ijambo, kandi umuntu uryumvishije ahindurwe naryo mu izina rya Yesu Kristo. Abarwayi bakire, yewe haleluya, haleluya. Bibazo bisubizwe, Data wa twese mwiza, muresheje itegeko kugira ngo umuntu wese wumvira ijambo rikora umurimo mu izina rya Yesu Kristo. Bimenyekane ko Iteka ari muri njye. Urakoze, ndagushimiye, komeza kutugira neza Iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane ku ijambo ryiza uduhaye. Navuga ngo Imana igumisha kandi gukomeze, kandi ntukabure amavuta mu mperezo. Birashoboka yuko hari umuntu wakwifuza yuko mwavugana ukamusengera, cyangwa se akajya n'icyifuza guha mu byumwe cyangwa se ubundi. Utajya ngo utange nimero za telefone. Nomero zanjye ni 0785 80 38 35 0785 80 38 35. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Amen.